Nibyo reka mbasuhuze kandi bahe ikaze mbifurize kugubwa neza kuri iyi tariki ya kabiri Kamena 2026 aho tugarutse muri studio kuri mikoro ni Bosco in Region Info aho tugiye kubana mu makuru y'ingenzi kandi agezweho kugeza kuri uyu munota cyangwa se kugeza kuri iyi saha. Namakuru yihutirwa cyane muri Kivu y'Amajyaruguru ku mirwano ikomeye cyane yongeye kumvikana, sinzi niba nza kwita imirwano cyangwa se nza kuvuga ko ari ibitero bikomeye cyane byongeye kuvugwa muri kano gace ko muri Kivu y'Amajyaruguru. Ni ibitero rero bikozwe n'igisirikare cya leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibi bitero bakaba babikoze nyuma y'uko abarwanyi umutwe twaje muri 23 bari baherutse gutangaza ko igisirikare cya leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC, amatsinda bakorana ya Wazalendo, ingabo z'u Burundi bakorana ndetse kugera ku bacancuro nibadahindura imyitwarire yo guhagarika ibitero barimo kugaba kuri uyu mutwe wa 23 by'umwihariko mu bice bya Rubaya, by'umwihariko mu bice bya Minembwe aho bita za Mikenge, Kakenge ndetse n'ahandi tutibagiwe no muri Warikare. Bari bamaze gutangaza yuko mu by'ukuri nta kindi kintu cyiza kubaho usibye ko bavuze bati turata tutegura ibitero kandi bikomeye cyane mu by'ukuri kuri iki gisirikare cya leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Babivuze koko ariko ibikorwa biruta amagambo. Ibikorwa biruta amagambo kubera ko impamvu nimo kuvuga gutya kuri ubu kuri 3 antenne muri teritwari ya Nyiragongo umuriro uratse mw'abantu mwe, ibintu igisirikare cya leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bakoreyemo 23 mu by'ukuri uyu mutwe ntago uzigera ubyibagirwa. Kuri 3 antenne ni muri teritwari ya Nyiragongo. Impamvu bayita kuri 3 antenne ngira ngo murabyumva abumva ururimi rw'igifaransa ni ukwera yuko hari antenne mu by'ukuri zigera kuri 3. Bivuze ko kuba aka gace kamaze gutwika kandi ngewe video ndimo kubona hano imbere ngiye no gushyira muri group ya WhatsApp ya Songa mbere irimo kunyereka situation yose biri kubera muri aka gace, nge ndabona ko mu by'ukuri izi antenne zigera kuri 3 zitanga signal, zitanga network mu mujyi wa Goma zishobora kuba zimaze gukurwaho. Ibi biramutse bikozwe koko muri buno buryo ku bushake kandi none bw'igisirikare cya leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, byaba bisobanuye iki? Byaba bisobanuye yuko tugiye kubona umuriro mu mujyi wa Goma. Mw'abantu mwe reka nkubwire yuko mu by'ukuri ibintu bisa naho bihinduye isura, bisa naho mu by'ukuri byongeye kuba byakana. Gusa izi 3 antenne ziracyahagaze mu bigaragara. Ahangaha rero kuri 3 antenne hari abarwanyi ba AFC 23 ndetse bahamaze igihe kubera ko ibice byanze bikunze nk'ibi ngibi biba biri ingenzi biba bigomba kurindwa. Menya ko igisirikare cya leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kihagabye igitero gikomeye cyane. Igitero gikomeye cyane ndaje mu kanya gato mbigarukeho akantu ku kandi, ariko reka nkubwire ko atari hano honyine gusa. Ahitwa Ngangi ya kabiri muri mu mudugudu wa Turunga cyangwa se muri village ya Turunga ho naho muri teritwari ya Nyiragongo havuzweho ko harimo kugaragara ikibatsi cy'umuriro gikomeye cyane, ikibatsi cy'umuriro gikomeye cyane. Eske ibi byo ni ibiki? Ibi byo ni ibiki biri kuvuga muri aka gace ka Turunga ho muri teritwari ya Nyiragongo? Turaje tubigarukeho. Abarwanyi ba Wazalendo bafashe ibice bigera kuri 3 byegereye Rubaya, kimwe mu bice bikomeye cyane bazi iminsi byibasirwa n'imirwano. Ariko kandi ibi bikaba bibaye mu gihe amakuru avuga ko axe Nyabiyondo, Rubaya, ibice bya Masisi centre ndetse n'utundi duce twari tumaze iminsi twumvikanamo imirwano n'ibitero bikomeye cyane. Abarwanyi ba FC 23 baje gusubira inyuma icyitwa abandon. Hanyuma uku gusubira inyuma rero kubayeho gukozwe n'abarwanyi mu twe twaje intwaro wa 23 bikaba biri kwibazwa uburyo ki bishobora kuba birimo bihura cyangwa se aho bihuriye mu by'ukuri aho bihuriye no kugusubira inyuma ndetse n'ibitero byakozwe muri kano gace. Ni kuri 3 antenne niyo nkuri ikomeye cyane ngiye kuba nagarukaho, kuko ibya Rubaya mu by'ukuri nabyo ntabwo byoroshye, ariko nayo ayo makuru ndaza kuyagarukaho ku musozo. Update zose kuri Rubaya, ariko hagati aho ngaho ntarakomeza
reka nkubwire ko ahantu bita Isake hafatiwe abaturage bagera kuri navuga ko abaturage bagera hafi mu 10. Abangaba rero ngo bakaba biswe mu by'ukuri ko ari intasi z'igisirikare cya leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ngo zari zerekeje mu mujyi wa Goma zigiye guhungabanya umutekano w'ahangaha muri uno mujyi wa Goma. Ndaza kugaruka kuri inkuru kireho umucyo, mbishyireho ukuri kose, mumenye uko byifashe mw'abantu mwe, kubera ko nayo ni amakuru akomeje kugenda akwirakwira hirya hino, ndetse n'amakuru twamenye mu ba mbere. Mu by'ukuri nayo uraza kuva hano kuri zino mikoro ubashije kumenya, ubashije kumva akantu ku kandi uko byifashe ndetse nuko bihagaze wa muntu we kuri ino tariki. Agapfa kaburiwe n'impongo, M23 igitangiza intambara ku gisirikare cya leta ya Repubulika Demokarasi ya Kongo, icyo nakwita nka last warning. Uyu mutwe ukozwe mu jisho iyi M23, ariko ibi ngibi nibyo bita ikosora. Buriya mu by'ukuri nutemera ko urukwavu ruryoha, ajye yemera ko ruzi kwiruka mu ncerami, kuba ariko ahangaha kuri inshuro byanze bikunze ubyange cyangwa se ubyemere, igisirikare cya leta ya Repubulika Demokarasi ya Kongo FARDC hano baba batanze icyo bita muhurwe, baba batanze icyo bita ikosora kuri M23. Umugabo bita Lawrence Kanyuka mu masaha ya mu gitondo cyangwa se y'urukerera, mu masaha ya kare cyane, nibwo yaje gushyira hanze amakuru akomeye cyane mu itangazo ryari ryanditse kugira ngo wumve ko ibintu byari binakaze mu rurimi rw'icyongereza ndetse no mu rurimi rw'igifaransa, kugira ngo ubutumwa rwose yashakaga gutanga bugere kuba bugenewe cyangwa se kubo yifuzaga ko bugeraho mu by'ukuri 100%. Ubutumwa koko bwumvikanye, ndetse biranagaragara yuko abo bwari bugeneye ko mu by'ukuri babwumva byanze bikunze, nyine ubwo babyumvishije. Lawrence Kanyuka yavuze ati turimo turagabwaho ibitero bya za drone mu bice bigiye bitandukanye. No kuvuga ngo muri iyi nyandiko yavuze ko barimo kugabwaho ibitero bya za drone mu bice bigiye bitandukanye. Yavuze axe ya Minembwe, avuga axe Masisi, avuga axe Numbi ndetse na axe ya Warikare. Aravuga ati ahangaha turimo tumazemo iminsi tugabwaho ibitero, izi position zose zirimo ziragabwaho ibitero bikomeye cyane. Ntabwo yagarukiye kubera ko uyu murwanyi Rutura Karabutaka 23 yahise avuga ati mwitegure ko nihabaho kurenga. Ati nyuma y'iri tangazo igisirikare cya leta ya Repubulika Demokarasi ya Kongo nicyongera kutugabaho ibitero, igitero icyo ari cyo cyose, abe ku butaka, mu kirere ndetse no mu mazi, ati mwitegure ko turi buze kugira mu by'ukuri icyo dukora, cyangwa se turi bufate ingamba zikomeye cyane tukarasa mu by'ukuri kuri iki gisirikare cya leta ya Repubulika Demokarasi ya Kongo. Ibi avuga mu by'ukuri bihujwe n'ibyo M23 herutse gukora ubwo igitero cya Rubaya cyari kirimo cyari kitoroshye nacyo. Murabizi ko ubu ngubu mu minsi ishize Rubaya yari Rubaya, FARDC Wazalendo bafashe M23 bakurase yari ya Rubaya, induru ziravuze, M23 ihuruza bari Bukavu, M23 ihuruza bari Goma, ihuruza bari Rucuru, ihuruza abahehe hose, irabwira iti mudutabare kuko ibintu biragoye, ibintu birakomeye. Barabatabara, ndetse igisirikare cya Repubulika Demokarasi ya Kongo gihabwa itegeko rikomeye ryo gusubira inyuma, icyitwa reprise strategique, kubera ko bari bamaze kwakira amawayiza cyangwa se amabwiriza avuga ko AFC M23 yabateze umutego ukomeye, yabateze abaturage, yabuje abaturage barubaya kuvamo, ko nibaramuka barashe Rubaya egare kurasa abaturage bingana no kuba bagomba guhita bafatirwa ibihano mu mategeko mpuzamahanga arengera ikiremwa muntu, biza kuba bikomeye cyane. Kuri inshuro mwabantu mwe M23 koko buriya nivuga ijambo irikomezeho, kubera ko ibyo bitero byagabwaga direct igisirikare cya M23 bivuga ko ngo ababikoze harimo abafaransa, bikavuga ko ababikoze harimo ingabo z'u Rwanda, bahise birasira hariya rwose Bangoboka Kisangani mu ntara ya Chopo, ndetse bigamba gushyira hasi radari zigera kuri 3 zitwa Dashifo, mu by'ukuri zifashishwaga nabano mu by'ukuri barwanya b'igisirikare cya Repubulika Demokarasi ya Kongo mu kugaba ibitero. Hanyuma rero kuri inshuro reka turebe niki kiza gukurikiraho.
niki kiza gukurikiraho cyangwa se ni igiki kigiye kuba cyakurikiraho nyuma y'uko batangaje ibi igisirikare cya leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bakabikorera icyo bakabirengaho none magingo aya ngaya cyangwa se kuri uyu munota hagiye kuba haba iki rero mw'abantu kubera iki ndimo kuvuga gutya ushaka kwibaza ngo kubera iki uyu mugabo arimo aravuga gutya kubera yuko ubu tuvugana nyuma y'uko M23 itanze icyo nakwita warning cyangwa se gasopo ikomeye cyane igisirikare cya leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bayirenzeho usibye no kwirengaho mu by'ukuri usibye no kwirengaho ntago bigarukiye kwirengaho gusa ahangahe nandi bavuga bati noneho reka nkusuzugure ndebe icyo ukora kubera yuko ubu tuvugana kuri no tariki ya 2 ukwezi kwa gatandatu umwaka w'2026 kuri uyu wa 2 andi mateka akomeye cyane yongeye kwiyandika ibisasu bikomeye by'indege ibisasu bikomeye by'indege birashe nuvuga ngo indege z'igisirikare cya leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zirashe ku buryo bukomeye cyane ahitwa Trois Antennes amakuru mfite aravuga ko ngo hano abantu bahaguye bake cyane wavuga nka 20 kubera ko ngo ibitero nk'ibi ngibi bitunguranye ndetse biri 100% byahamije igipimo byanze bikunze bamwe baravuga bati ntago mu by'ukuri bishobora kuba bisize mu by'ukuri ikintu cyoroshye ntago bishobora kuba bisize ikintu cyoroshye video igaragaza ibyo ndimo kubabwira mu nyemerere nyishyire muri group yacu ya WhatsApp hanyuma namwe mwize kwiterera akajisho niba utarayibona nawe witerere akajisho urebe uko izo drone zigize gutya no kuri Trois Antennes muri territoire ya Nyiragongo zikanyarukirayo zikahaturitsa nta masaha yarashize isi yose yari imaze kumva itangazo rikomeye cyane rya 23 kurasa Trois Antennes biciye ikintu biti gikuba gikomeye mu mujyi wa Goma kuko abantu baravuze bati se bigenze bite ibisasu birashwe hano Trois Antennes kubera ko atari kure y'umujyi wa Goma abantu baravuze bati se bya bitero bya General Mutayomba twakomeje kugenda twumva za Rubaya ibitero bya Kigingi byaba bigeze noneho mu nkengero z'umujyi wa Goma ntabwo ariko bimeze ntabwo ibitero byaturukaga Rubaya bigeze mu mujyi wa Goma abantu bari mu mujyi wa Goma nanabasuhuza cyane abantu mubasha kudukurikirana muri mu mujyi wa Goma nanabasuhuza cyane mu by'ukuri ntago igisirikare cya leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kigeze cyambukiranya ibice bya Rubaya ngo baze kugaba ibitero mu mujyi wa Goma ariko iyo umuntu yagiye ngo ariko ni ikintu kiba gikomeye cyane ariko ubu tuvugana maginga yangaya hano mu nkengero z'umujyi wa Goma kuraswaho byamaze kuba confirmé mu by'ukuri igisirikare cya leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo barabiteguye kandi babishyize mu bikorwa drone cyangwa se indege itagira umupilote niyo ikoze iki gikorwa cyo kurasa hano Trois Antennes muri territoire ya Nyiragongo niyo irashe igenda amakuru aravuga ko ngo bamwe mu baturage babashije kubonesha amaso yabo iki gitero nabo ngo ntago bazi ukuntu bigenza nabo baravuga bati ntago tuzi uko bigenze dushuditse tubona bibayeho dushuditse twumva urusaku ruvuga dushuditse tubona umuriro mu kirere kubera yuko FARDC inyuze muri humye abarwanyi ba 23 ibakubitira mu gafuka ibarasa nk'izimya sitasiyo mw'abantu mwe iki gisirikare cya leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo aba bayobozi ba AFC mama 23 nibashaka bakitondere kubera uko kirabamara nk'ubu ibitero nk'ibi ngibi nuko abantu batabasha kubisobanukirwa ibi ni ibitera kenshi usanga biba bigamije mu by'ukuri bamwe mu bayobozi bakomeye cyane ba AFC 23 iki gitero kigamije ibintu ibi bikurikira byanze bikunze nubwo hataratangwa icyo nakwita nk'amawayiza cyangwa se amakuru ajyanye n'amabwiriza yatanzwe kugira ngo iki gitero kigabwe hari ibintu ngewe ndimo
navuga ko ndimo ndavuga ko byaba biri byanze bikunze ntabwo ari buri impamvu imwe itumye iki gitero kibaho. Icya mbere ni ukugaragariza AFC 23 ko ibyo bavuze harimo kwibeshya cyane ku byavuzwe mu masaha y'urukera rwa none, bavuga bati ikindi gitero cyose cyongera kugabwa ku bice byacu bikozwe na za drone ati biraza kubikosa rikomeye cyane kuko turaza kugaba ibitero. Bashaka bavuze ati noneho reka tubikore turebe icyo mukora. Icyo ni kimwe. Icya kabiri, murabizi ko abayobozi ba AFC 23 bamaze iminsi bavugaho kwirara, bamaze iminsi bavugaho rwose ngo ibintu byo kugendagenda kwira mu mahoteli gutembera, ngo basa nkaho ngo bibagiwe icyabazanye kubera ko na bamwe mu bayabashyigikiye bagiye babashinja bavuga bati se ni gute twagiye tubona cyangwa se twaje gusanga mu by'ukuri musigaye mwibera mu mahoteli kandi muzwi ko muri nyeshyamba. Ubwo byanze bikunze rero birashoboka ko hano hashaka ko hari umuyobozi wa AFC 23 cyangwa se FARDC yaba yahamuketse ikavuga iti aka ni akanya keza reka tugire icyo dukora. Murabizi ko ibitero bya FARDC bimaze guhitana umwe mu bayobozi bakomeye cyane 23 ndetse benshi yo mu bayobozi bo hejuru ba 23 byagiye bibahitana. Ni ibitero bihira igisirikare cya Leta ya Repubulika Demokarasi ya Kongo, ndetse ngewe mbona ko badateze no kubereka kuko murabizi aho bitazakicanga ibintu bahakoreye za 2024 hari aho bitaba Hati Erasto bari bahari. Muzi ibyabaye Rubaya mu minsi ishize, uwo bita Liyetona Koloneli n'ingoma drone iramunyabuje. Uwo bita Emmanuel Ndizeye administrateur wa Masisi mu kwezi kwa kane mu ntangiriro zakomuza ibyamubayeho mu Rubaya, ibintu byari bikomeye cyane, habuze gato ngo ibitero bimihitane. Ni ibitero byagabwe mu mujyi wa Goma bivuga ko byari bigambiriwe uwo bita Joseph Kabila biza guhitana umufaransa kazi Karine Besset, ariko kandi bikavuga ko byari bigamije uwo bita Joseph Kabila ndetse na Colonel Nanga. Uyu munsi bamwe mu bayobozi bagiye batandukanye barimo guhigwa bukware. Bishoboka ko hano muri kano gace muri Nyiragongo iki gitero bishoboka ko cyari kigamije umuyobozi wa 23. Iyo ni impamvu ya kabiri. Impamvu ya gatatu, birashoboka ko iri ari igerageza ryongeye gukorwa kugira ngo barebe se mu by'ukuri ibitero bishobora kwibasira imyanya 23 bingana iki, cyangwa se position za 23 zishyirwa hasi. Birashoboka cyane, ariko niwirengagize nanone ko mu by'ukuri nanone iyi yaba ari n'impamvu ikomeye cyane yo gukuraho communication cyangwa se itumanaho muri tuno duce. FARDC nabyo ishobora kubikora kuko ahangaha ni kuri antenne nk'uko wabyumvishe zahawe izina rya 3 antenne. Birashoboka ko mu by'ukuri ahangaha yaba ari muri gahunda yo gukuraho ikoranabuhanga. Izo ni zimwe mu mpamvu z'ingenzi mbashije kuba nashungura mvuga nti muri minota ya mbere mu by'ukuri mu gihe ataratangazwa impamvu nyirizina itumye kino gitero kibaho. Birashoboka ko icyaba kishe inyuma y'icyo gitero gikozwe atake ikomeye cyane, atake speciale, ari byo byaba bibyihishe inyuma. Mw'abantu mwe ubu tuvugana amakuru ari kutugera aravuga ko abari mu mujyi wa Goma abari mu mujyi wa Goma, abari muri Nyiragongo kugera mu mujyi wa Gisenyi, urusaku rwa bino bitero barabyumvishije. Baribaza bati se ni igiki kibaye? Ese imirwano cyangwa se intambara yeruye iratangiye mu mujyi wa Goma? Dere ko niba mutanabizi cyangwa se mutakibyibuka, murabizi ko umugabo bita Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo, perezida wa Repubulika Demokarasi ya Kongo, aherutse kuvuga ati mu kwezi kwa gatandatu Goma tombe, ati umujyi wa Goma uzaba uri mu biganza by'abanyekongo. Aya magambo ntago yibagiranye, ntago ijambo rivuzwe n'umukuru w'igihugu rishobora guhera gutyo. Kabishwe niyo bitashyirwa mu bikorwa 100%, ariko byanze bikunze tugomba kubona amagerageza nk'aya ngaya. Iyo nayo n'indi mpamvu ikomeye cyane, ni kimwe mu bishobora kuba bitumye kugeza uyu munsi cyangwa se isaha kuri tariki ya kabiri kuri wa kabiri
iyi saa turimo tuvuga dutya, turimo tuvuga ibitero by'indege mu mujyi muri Nyiragongo bisatira umujyi wa Goma. Iyo nayo ni impamvu ikomeye cyane, ndetse Perezida Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo yabatanze ubutumwa bukomeye cyane bwo kwereka izi nyeshyamba ko ibyo yavuze ari ukuri. Kuko ahangaha Trois Antennes ni kimwe mu bice bifitiye agaciro ndetse n'akamaro abarwanyi ba M23 mu by'ukuri mu buryo buri strategique, ndetse bananahakeneye cyane kuba batekanye mu gihe bafite mu biganza umujyi wa Goma. Byanze bikunze rero ni zimwe mu mpamvu nyinshi dukomeje kureba, kuko igitero cyo cyamaze kuba, nta n'ikintu mushaka kubihinduraho. Igitero cyo cyamaze kuba, natwe nta kintu dushobora kuba twabihinduraho. Igitero cyo cyamaze kuba cyaba rwose hano muri bino bice, nk'uko amakuru atandukanye akomeza kugenda bitwereka. Ni n'inkuru imaze kuba yasakara hirya no hino ku hano Trois Antennes, hamaze kuba haba mu by'ukuri haraswa ku buryo bukomeye cyane. Amakuru akomeye cyane aravuga ko iki gitero gikangaranyije kuva ku muturage kugeza ku muyobozi wa M23. Abaturage aba bashyigikiye ingabo za leta, aba bashyigikiye FARDC ndetse n'abashyigikiye inyeshyamba za M23 bose, impande zombi, iki gitero ni kimwe mu bikomeje gutuma benshi bavuga bati ese mu by'ukuri byaba bigenze bite? Mu by'ukuri izo ni zimwe mu mpamvu zakomeje kugenda zigarukwaho, zimwe mu mpamvu zakomeje kugenda zitangazwa ku byaba bimaze kuba hano muri kano gace ko muri Nyiragongo, ibitero bisatiriye umujyi wa Goma. Ariko mu by'ukuri nubwo bigenze gutyo, ntago navuga ko hano ari mu mujyi wa Goma, ni muri Nyiragongo hararashwe. Rero ngira ngo amakuru y'ingenzi murayumvishije, kuba bibayeho byabaye, ibyo ngibyo ni 100%. Igisigaye ni kuza kumenya eske iki gitero cyagize ingaruka ki, iki gitero cyarashe ibiki, cyari gifite uburemere bungana bute. Ibyo byose uraza gukomeza kubikurikirana niturushaho kugenda tubana. Ayo namwe mu makuru nkwifurije kugenda mu by'ukuri umenya, kubera ko ntabwo ugomba kumenya ngo igitero kirabaye ngo bigarukiye aho ngaho gusa. Ugomba kuba wamenya nyuma y'uko igitero numvishe ko kibaye byaje kurangira bite. Nanjye ko mari ngo mbikubwire nkwibwirira aya makuru y'ibiri kuba hano ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, bitanoroshye cyane. Ntabwo byoroshye byo, kubera ko mu by'ukuri ibi bitero bimaze kuba byakangaranya abaturage, bimaze kuba byatuma benshi bibaza n'ibiki biri kuba. Nabonye bamwe bavuga ngo, hari abantu bakomeje kujya bavuga ngo M23 ngo irigase ngo ku cyuma cya ngo oya, bamwe bavuga ngo ihene ngo irigase ngo ku cyuma cya Mucoma ngo ihene ngo irigase ku cyuma cya Mucoma. Urumva ko iryo ni ikosa rikomeye cyane udashobora kuba wababarirwa. Ibyo ngibyo rero babivuze bagereranya ngo M23 ngo itangazo yari yashyize hanze ndetse n'ibyo yigambye hano muri tuno duce twa za Rubaya. Ariko sinzi niba ari byo byaba bitumye cyangwa se biteye uburakare kino gisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kugaba bene bino bitero. Ariko niba ari byo koko, FARDC ntabwo yaba ikinishwa. Aho byaba bigeze, FARDC yaba ari umuriro wo kotera kure, ndakubwiye, yaba ari umuriro wo kotera kure. Ntago baba ari abantu bo kumenyerwa, kuko ubwo ngubwo byaba bigaragaza ko kuri inshuro igisirikare cya leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nta mikino bagifite. Uko byagenda kose mu by'ukuri nicyo byaba bisobanuye cyangwa se byaba bisura. Ariko mu gihe mu by'ukuri tugitegereje, byanashoboka ko ushaka kuza kumva FARDC iravuze iti iki gitero ntabwo ari twe twakigabye. Birashoboka cyane. Babivuze wabihinduraho iki? Ntacyo ushaka kubindura, kuko uyu munsi nubwo turi kubona Trois Antennes harimo kugurumana umuriro, ntabwo turamenya eske byatewe n'iki kugira ngo Trois Antennes habe harashwe.
bishoboka ko hari abasirikare bashobora kuba bahagaragaye, bishoboka ko hari abayobozi baba bahagaragaye, bishoboka ni byinshi, ndakubwiye ngo ni byinshi bishobora gusobanura ibibereye hano. Ari nayo mpamvu ndi kubwira abantu mudukurikirana ntimujye kure, kubera ko umunota ku wundi aya makuru akimara kujya hanze, hakimara gusobanura buri kimwe cyose tubasha kwakira, turabaza n'abaturage, ni amakuru ahita bageraho. Olivier Kamitatu yavuze ko intambara yo mu burasirazuba yahindutse ubucuruzi, ashinja ubutegetsi kuyibyaza inyungu za politiki. Ngaho rero umugabo bita Olivier Kamitatu ni umuyobozi w'ibiro bya Moise Katumbi. Moise Katumbi nyina muramuzi, ni umugabo nawe utajya imbizi na Felix Tshisekedi, ni umugabo utajya imbizi n'ubutegetsi buriho kugeza uyu munsi, ni umugabo uvuga ko mu by'ukuri ashaka kuyoborera Repubulika Demokarasi ya Kongo. Hanyuma rero umuyobozi mu by'ukuri w'ibiro bye akaba n'umwe mu banyapolitike bakomeye batavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo, yatangaje ko intambara imaze imyaka myinshi iri kubera mu burasirazuba bw'iki gihugu yahindutse uburyo bwo gushakamo inyungu ku bantu bamwe bari ku butegetsi. Amafaranga menshi y'igihugu akomeje gukoreshwa mu bikorwa bya gisirikare, nyamara ngo ikibazo cy'umutekano kigakomeza kuba ingorabahizi. Ngo nubwo hashyirwa akavagari k'amafaranga mu bikorwa byo kurwanya ibibazo by'umutekano muke, ngo ntabwo bikuraho ko kugeza uyu munsi intambara igihari. Ibi Olivier Kamitatu yabigarutseho kuri wa mbere mu kiganiro cyatambutse kuri Space ya X cyayobowe n'umunyamakuru Stanis Bujakera Chiamara, mu gusubiza ikibazo yarabajijwe ku bibazo by'umutekano bimaze igihe byugarije uburasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo. Olivier Kamitatu yavuze ko uburyo ubutegetsi buri gucunga iyo ntambara butera impungenge kandi bukwiye gusuzumwa byimbitse. Yavuze ko amafaranga abarirwa muri za miliyari z'amadolari y'amanyamerika amaze gukoreshwa mu kugura intwaro zigezweho zirimo drone, amasasu, ibikoresho bya gisirikare bitandukanye, ndetse no mu kwishyura abacancuro n'ingabo z'amahanga zagiye zifashishwa mu rugamba rwo kurwanya imitwe yitwaje intwaro ikorera mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo. Nk'uko Olivier Kamitatu abivuga, ngo nubwo aya mafaranga yose amaze gukoreshwa, ikibazo cy'umutekano ntikirabonerwa umuti urambye, ahubwo ngo abaturage bakomeje guhura n'ingaruka z'intambara zirimo ubwicanyi, kwimurwa mu byabo, gusahurwa ndetse no kubura serivisi zibanze. Yanenze ifungwa ry'abasirikare bakuru n'imanza zibakurikirana. Uwo niwo bita Olivier Kamitatu. Murabizi ko bita baciwe we banumbi, abakoroneri ndetse n'abajenerali barafunze kubera uyu munsi mu by'ukuri ibibazo bigiye bitandukanye igihugu kirimo gucamo. Mu masaha mu gitondo iyo nkuru nayibreakinze cyangwa se nayivuzeho mu nkuru ya mu gitondo kare cyane. Abantu bashaka kuza kubyumva mu by'ukuri baza kutwandikira muri comment niba mushaka kongera ko bakuru tuyabagezaho, cyangwa se niba muza kuza kubyumva mu masaha mu gitondo, kubera ko vuba bidatinze turaza kugera imbere y'inkiko za gisirikare muri Repubulika Demokarasi ya Kongo twumva imyanzuro iza gukomeza gufatwa kuri rubanza rw'aba bagabo uyu mugabo yarakomojeho. Katwisubire kuri Space ya X aho Olivier Kamitatu yavugiye byinshi. Muri icyo kiganiro Olivier Kamitatu yanagarutse ku basirikare bakuru n'abayobozi batandukanye bamaze igihe batabwa muri yombi cyangwa bagezwa imbere y'inkiko za gisirikare, bamwe bakurikiranwe ibyaha birimo ubugambanyi, kunyereza umutungo wa leta cyangwa kutuzuza inshingano zabo mu rugamba. Yavuze ko uku gufata no gukurikirana abo bayobozi bisa n'ibikorwa bya politike kurusha uko byaba ari gahunda yo gukemura ibibazo biri mu gisirikare cyangwa kurwanya ruswa. Yagaragaje ko ikibazo cy'intambara kidakwiye guhora gishakirwa ibisobanuro ku bantu ku giti cyabo gusa, ahubwo hakwiye kurebwa imikorere rusange y'inzego zifata ibyemezo. Kamitatu yavuze ko kuba abayobozi bakomeje gufungwa cyangwa gukurikiranwa mu nkiko mu gihe intambara ikomeje gukaza umurego bigaragaza ko hari ikibazo gikomeye mu miyoborere y'urwego rw'umutekano. Avuga ko intambara ishobora gukoreshwa nk'urwitwazo rwo kudakora amatora. Kimwe mu bice byakuruye impaka mu byo yatangaje, nawe yavuze ko ngo intambara ishobora kuba ikoreshwa cyangwa ikazakoreshwa nk'impamvu yo gusubika amatora no gukomeza kugundira ubutegetsi. Urumva Olivier Kamitatu ibyo ari kuvuga? Yagize ati intambara iramutse ikomeje gufatwa nk'ikibazo kidashira
Bamwe mu bayobozi bashobora kuyifashisha bavuga ko igihugu kitari mu bihe byiza byo gutegura amatora cyangwa izindi gahunda za demokarasi. Kuri we iyo niyo ntero yo hejuru yise ubucuruzi bw'intambara, aho ikibazo cy'umutekano kidashakirwa umuti ahubwo kigahinduka isoko ry'inyungu za politike n'iz'ubukungu. Icyakora ibi ni ibirego bya politike byatangajwe na Kamitatu kandi nta bimenyetso bifatika yagaragaje muri icyo kiganiro byemeza ko ubutegetsi bwa Kinshasa bwaba bufite umugambi wo gukomeza intambara cyangwa gusubika amatora. Ubutegetsi bwa Perezida Felix Tshisekedi bwo bwakunze kuvuga ko bukomeje gukora ibishoboka byose kugira ngo igihugu gisubirane amahoro n'umutekano. Asanga amahoro azaturuka ku bumwe bw'abanyekongo. Umugabo witwa Olivier Kamitatu nubwo yanenze bikomeye uburyo ikibazo cy'intambara gicungwa, Kamitatu yavuze ko umuturambye uzaturuka gusa ku mbaraga za gisirikare cyangwa ku bufasha bw'amahanga, ahubwo atari uzaturuka wonyine ngo ahubwo uzaturuka ku bumwe bw'abanyekongo ubwabo. Yashimangiye ko kugira ngo Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ibashe guhangana n'ibibazo byose by'umutekano harimo n'ibivugwa mu mubano wayo n'u Rwanda cyangwa indi mitwe yitwaje intwaro, igihugu kigomba kubanza kubaka ubwumvikane n'ubumwe hagati y'abaturage bacyo. Yavuze ko ibiganiro bihuza impande zitandukanye za politike, gukemura ibibazo by'amateka byagiye bitera amakimbirane, ku kubaka inzego zizewe n'abaturage ari byo bishobora gutuma haboneka amahoro arambye. Umva umwanzuro rero. Amagambo ya Olivier Kamitatu agaragaza uburyo abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bakomeje kunenga imicungire y'intambara mu burasirazuba bw'igihugu, avuga ko amafaranga menshi amaze gukoreshwa mu bikorwa bya gisirikare ariko umutekano ugakomeza kuba muke, ndetse agashinja ubutegetsi gukoresha icyo kibazo mu nyungu za politike. Nubwo ibyo birego bishobora gukomeza guteza impaka hagati y'abashyigikiye ubutegetsi n'abatavuga rumwe nabwo, Kamitatu asanga igisubizo kirambye kizava mu kubaka ubumwe bw'abanyekongo, guteza imbere ibiganiro bya politike ndetse no gushaka umuti ibibazo by'umuzi byakomeje guteza umutekano muke mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ngayo nguko rero amwe mu makuru y'ingenzi yihutirwaga kugeza kuri uyu munota. Twagarutse turaza antenne, twarebye ndetse n'ahandi mu bice bigiye bitandukanye, tureba mu by'ukuri uko byifashe, dukurikirana akantu ku kandi uko bihagaze. Ndagira ngo mu by'ukuri dusubikira ahangaha kubera ko kuyavuga siko kuyamara, ndetse kandi mu by'ukuri ntabwo amakuru yose nyine wayavugira rimwe, ahubwo mu kanya kari imbere mu masaha ari imbere turaza kugaruka turebe n'andi makuru y'ingenzi arabagezweho. Murabizi ko update zikomeje kwisukiranya. Reka mbe nsubikiye ahangaha kuri mikoro na Bosco, umutaramu cyane, umwe mu bagabo bakunda kandi babagezaho amakuru. Ariko mbere gato, abantu muri mu mujyi wa Goma mwihangana rwose mugakuriye bwabaga mukadukurikirana, abantu muri za Bukavu mbasuhuze cyane, abantu bari i Burundi, abantu bari Uganda, mu Rwanda, Kenya, Tanzania, abantu mudukurikiranye muri mu modoka zanyu kabisa, ndetse n'ababashije kuyitega akaba arimo agenda mu rugendo rugiye dutandukanye, akavuga ati reka nshyire kuri Region Info nkurikirana aya makuru. Hato mu by'ukuri buriya baravuga ngo ikintu cya mbere ni amakuru, buriya ufite amakuru ufite byose. Rero mu by'ukuri ukavuga uti ikintu cya mbere ni amakuru kandi ngomba kuyumva kuri Region Info, nawe kangushimire. Ariko kanda subscribe, wibuke kunyarukira kuri Rukiko Info, naho ushobora kuba wakanda subscribe ukajya ukurikirana amakuru n'ibiganiro tugenda tubagezaho kandi tubategurira, kubera ko ni umunsi ku wundi, nta guhagarara. Mu gihe amakuru adahagarara, natwe ntabwo tugomba kuba twagira iki, ntabwo tugomba twahagarara, niko bimeze. Dusubire rero mu masaha ari imbere tureba n'andi makuru arabagezweho. Mugire ibihe byiza, mukomeze kuryoherwa n'ubuzima.